Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino ku isi. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe muheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, umucunguzi wacu, umukiza wacu, umuhuza wacu n'Imana. Yego rero ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura ku murongo wa Irera TV1 buri munsi. Yego rero ubwoko bw'Imana n'ubundi dore ko ibyo twigira kuri uyu murongo ari byo by'agaciro kuri twe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niyo mpamvu ibintu by'agaciro cyangwa by'ingenzi iyo tubyumvishe nk'ubwoko bw'Imana, turi ku mirongo yo kuri social media cyangwa turi mu materaniro hirya no hino, icy'ingenzi twumvishe cyangwa tumenye uwo mwanya duhita tugishyira mu bikorwa kandi tukakimenyesha n'abandi. Rero niyo mpamvu niyo tucyumvishe tugira kucyandika cyangwa tukagira buryo ki tukizigama cyangwa tukibika kugira ngo tutaza kubitakaza hato na hato twakenera kuba twabimenyesha abandi, tukaba twabibura cyangwa twabura n'icyo twifashisha kigaragara mu byanditswe. Niyo mpamvu twandika. Rero ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki y'uyu munsi. N'ubundi incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere. Muri aya mateka turabonamo Trajana wimye ingoma mu mwaka w'110 yasabye Pline de Young gukora iperereza ku miziririzo mishya y'ubukristo. Yego, muri iki kiganiro kandi tumenye amateka mu iyobokamana turabonamo turarebera hamwe uburyo ukwiriye kwitwararika kugira ngo utagaragaraho umugayo ku bantu bose cyangwa ahantu hose. Rero nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no kuba twasobanukirwa icyo Imana ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niyo mpamvu twifashisha igitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga imvugo cyangwa amagambo y'Imana yacu. Yego, tuzabana nayo mu bwami bw'Imana. Intego yacu n'ubundi ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero nyirizina muri aya mateka tureba nyirizina ese abantu babayeho mu gihe cyariya amateka bakoraga ibyo Imana ishaka. Ibyo ngibyo tubyemezwa n'icyo Bibiliya ivuga, icyo Bibiliya itumenyesha cyangwa ibyo Imana itumenyesha mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Rero nyirizina tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere kugira ngo bituyobore mu cyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana. Dusanze abatubanjirije kuri mubumbe w'isi muri aya mateka tugiye kureba mu babaye barakoze ikibusanyije n'icy'Imana ishaka, icyo gihe tuva mu kinyoma cyabo twebwe tugashaka icyo Imana ishaka, akaba aricyo twubahiriza nk'ubwoko bw'Imana. Rero aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere. Yego, Mutarama kuri 25 mu mwaka wa 98 umwami Neriva amaze gupfa, Trajana yimye ingoma. Mu mwaka w'110 yasabye Pline de Young gukora iperereza ku miziririzo mishya y'ubukristo. Raporo ya Pline ivuga ko isa nkaho itagira ingaruka, nubwo itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka ryamamaye ryatumye batotezwa mu rugero, kandi bamenye ko abakristo batandukanye n'Abayahudi. Yego, aya mateka n'ubundi twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. nyirizina nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga tugendeye kuri aya mateka tumaze kubona haruguru cyangwa bayanyuzeho mu gihe cyatambutse, kandi mu bigaragara nuko bari mu bigendanye n'imyemerere cyangwa mu iyobokamana cyangwa
barimo kubisanisha no mu buryo bwo kubaha Imana, kuba bakora icyo Imana ishaka. Rero nk'ubwoko bw'Imana turareba icyo Bibiliya ivuga, niho tugiye kurebera hamwe n'ubundi uburyo ukwiriye kwitwararika kugira ngo utagaragaraho umugayo ku bantu bose cyangwa ku bandi bose, dore ko tubonye ko uyu wari wimye ingoma Trajana yagize gute, yashyizeho umugenza cyangwa umuntu ukora iperereza ku bakristo cyangwa ku bayoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa ku bizera Kristo cyangwa ku bwoko bw'Imana, ashyiraho iperereza kugira ngo barebe iyo migenzereze cyangwa iyo migenzo cyangwa iyo miziririzo yadutse mishyashya y'abakristo, ubundi iteye ite, ikora ite. Niyo mpamvu tugiye kureba mu kugenzura ubwoko bw'Imana cyangwa mu gukora iperereza ku bwoko bw'Imana, tugiye kureba ese mu gihe barimo kugukoraho iperereza nk'uyoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa mu gihe urimo gukorerwaho iperereza nk'umuntu nkawe w'ubwoko bw'Imana, baze kugusanga n'iki cyangwa baze kukubonaho iki. Niho rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe nyirizina, tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro cya Tumenye Amateka mu Iyobokamana, uburyo ukwiriye kwitwararika kugira ngo utagaragaraho umugayo ku bandi bose cyangwa ku bana bari bo bose, umugayo utaza kukubonekaho kandi urimo kugenzurwa ku buryo bukomeye cyane, cyangwa ukorerwaho iperereza cyangwa ugenzurwa kuri buri kimwe cyose ukora. Nk'ubwoko bw'Imana ni ibintu byumvikana, ikintu wakora cyose kiba kigomba guhita kimenyekana cyangwa kikagaragara. Ese ni gute ukwiye kwitwara mu buhe buryo? Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe uburyo ukwiriye kwitwararika kugira ngo utabaho umugayo cyangwa utagaragaraho umugayo ku bandi bantu bose. Niho tugiye kureba icyo Bibiliya bitubwiraho cyangwa nk'igitabo twifashisha muri kino kiganiro cy'iyobokamana cyangwa ku mateka mu iyobokamana, dore ko Bibiliya ariho tuza gusanga imvugo y'Imana mu buryo bweruye kandi butagoretse cyangwa birimo kubeshyera icyo Imana yavuze kandi itarakivuze. Niho tugiye kureba mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito ibice 2 ku murongo wa 7 kugera ku wa 8, ariho avuga ati wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu iyigisha ryawe ugaragare ko uboneye udapfa gutera waraza, n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvuga. Yego, ijambo ry'Imana nyirizina ryerekanye buryo ki tugomba kwitwararika cyangwa uburyo dukwiriye kubaho nk'ubwoko bw'Imana, abayoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa abizera Yesu Kristo cyangwa abera cyangwa abakiranutsi, tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu. Ijambo ritweretse yuko dukwiriye kugira gute, dukwiye kwerekana muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza. Yego, aho ugaragara hose, icyo ukora cyose ukaza kugaragara nk'icyitegererezo cyangwa ubera abandi urugero rwiza mu byo ukora byose, ngo kandi mu kwigisha kwawe ugaragare ko ibyo urimo gukora bikurimo cyangwa n'ibyo urimo kwigisha bikurimo nyirizina, udapfa gutera waraza, n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo. Icyo uvuga n'icyo ukora kitariho umugayo. Yego, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'abagushakaho amakosa cyangwa ibyaha runaka, yego, amware atabonye ikibi yakuvuga, atabonye ikibi yaza kukuvugaho. Ibyo aza kubona byose bize kugaragara yuko nta kibi kirimo kukugaragaraho cyangwa kirimo kuguturukaho nyirizina. Irindi jambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12 umurongo 21, niho havuga hati ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Ikibi cye kuza kukunesha ngo ugendere mu kibi, ahubwo wowe ikibi uze kukinesha ukore icyiza. Yego, ni ko ijambo ry'Imana ritweretse cyangwa Imana
yadutumyeho cyangwa yatumenyesheje icyo tugomba gukora n'uburyo dukwiye kwitwara nk'ubwoko bw'Imana. Ngira ngo bwoko bw'Imana turi kumwe kuri murongo wa Irera TV 1, aya ni amahirwe twagize tutagomba kwihererana, ahubwo tugomba gusangiza abandi, dore ko kuri murongo twiga byimbitse ijambo ry'Imana, turebera hamwe icyo Imana idusaba gukora kugira ngo abe ari cyo dukora nyirizina. Rero hano ijambo ry'Imana niryo ryerekanye yuko ikibi kiye kukunesha cyangwa we kwinjira mu kibi, mu gihe uganzwe winjire mu kibi, yego, ahubwo cya kibi ukineshe urimo gukora ibyiza cyangwa ikimana ishaka. Yego, ndetse no mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abikorino ibice 13 kuva ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 8, naho arabivuga ati ariko niringiye yuko muzamenya ko twebwe tutariho, ariko niringiye yuko muzamenya ko twebweho tutari abagawa. Nguwo Pawulo urimo kuvuga, arimo kwandikira abikorino, arababwira ati ngo ariko niringiye yuko muzamenya ko twebweho tutari abagawa. Kubera iki hatari buze kugaragara umugayo ku bwoko bw'Imana ku isi hose uko yaba ari nuko n'ubuzima babayemo bwose? Nuko nyirizina imbaraga ziri muri twebwe zituyobora zitabasha kuneshwa, ahubwo zo zinesha ikibi. Yego, wa mugayo rero ni handi utari buze kugaragara cyangwa utari buze kubaho mu gihe ugenzuye ukurikije iby'ukuri ijambo ry'Imana ibivugaho. Nta kugawa kuri buze kugaragara ku bwoko bw'Imana nk'uko Pawulo abihamije, ariko akomeza agira ngo nuko ndasaba Imana kugira ngo mutagira ikibi mukora. Icyakora si ukugira ngo duse n'abemewe. Ego, icyakora si ukugira ngo duse n'abemewe, ahubwo ni ukugira ngo mukore neza nubwo dusa n'abagabo. Yego, ijambo ry'Imana rirerekana yuko nyirizina dukwiriye gukora neza nubwo dusa n'abagawa cyangwa n'abatakoze neza, ariko dukore neza. Niyo wakora ibyiza umuntu akaza kubikugayira ariko byari ibyiza, icyo gihe nta rubanza ruhari kuko uri mu murongo wa nyawo, nubwo utakoze ibiri mu bushake bw'uwo nguwo, bitewe n'uko we yaba arimo kwinjira mu mwanya wo kugawa, ariko wowe uharanire gukora neza nubwo dusa n'abagawa. Buriya hari umuntu ushobora gukora ibintu byiza akabigenderamo akabyubahiriza mu buryo bwuzuye, ariko kubw'umugenzura cyangwa kubw'umukurikirana, kuko adashaka yuko nguwo ahabwa ishimwe cyangwa bimenyekana yuko yakoze neza, akaza kumugaya, akamugayira ndetse abandi cyangwa akamugayira no mu bandi. Niho ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo byaba bimeze gutyo, twebwe dugumye dukore neza nubwo twaba dusa n'abarimo kugawa cyangwa bavugwa kuba barimo gukora nabi, ariko turimo gukora neza, ntacyo bitwaye nk'ubwoko bw'Imana. Ijambo ry'Imana rikomeza rivuga ko kuko ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri keretse kukurwanira. Nta muntu ushobora kurwanya ukuri ngo bikunde, usibye kuza kukurwanirira cyangwa usibye kukurwanira nyirizina. Ukuri ntawakurwanya, kuko ukuri uko biri kose kuza kuzimangatanya cyangwa kuburizamo ikinyoma. Ni nk'ibi wabigereranya nko ku mucyo n'umwijima. Ubundi aho umucyo wageze, umwijima uhita uhunga cyangwa ugahita uburizwamo. Rero niho nyirizina n'ijambo rikomeje ryerekana yuko ngo kuko ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri. Ukuri nta kintu ushobora gukora ngo kurwanye uko biri kose. Niyo wapfukirana ukatwikira, ugatwikira uko kuri ugatwikirizaho ibinyoma, ariko uko kuri kurimo nyine kurahari. Nubwo gutwikiriye ariko kurahari, mu byo utwikiriye uko kuri kurimo. Yego, rero keretse kukurwanirira cyangwa kukurwanira nyirizina, uko kuri kukaba kwabasha ahubwo kugaragara, ariko ubundi ntabwo kuri wakunesha n'ibishoboka. Icyo gihe haraza kuza kukwirengagiza, ariko uzi kuko kuri guhari, ariko nyirizina nturi buze kunesha uko kuri. Yego, rero
dukomeje tureba ndetse n'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 21 kugera ku wa 22, ngira ngo aya mateka y'uyu munsi afite uburyohe bigendanye n'ibisobanura ijambo ry'Imana riduha kuri aya mateka y'uyu munsi. Niho twongeye kubona n'ubundi mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 ku murongo wa 21 kugera ku wa 22, ariho avuga ngo ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza. Ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Ngizo inama zirimo kukugeraho, ariho tubonye icyo ukwiriye gukora cyangwa uburyo ukwiriye kwitwararika kugira ngo utagaragaraho umugayo ku bandi bose. Kubwo kugendera kuri no jambo tubonye haruguru cyatumaze kwiga, ntabwo uri buze kugaragaraho umugayo ku bandi bose kubwo kugendera mu ijambo ry'Imana cyangwa kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ubwoko bw'Imana ndabashimiye, mbashimiye ko mudahwema kubana natwe, kandi nawe ugeze kuri uyu murongo vuba cyangwa uri bukiwugeraho, tuguhaye ikaze ukore subscribe, mbikwibutsa kugira ngo utava kuri murongo utawuyikoze nimba utarayikora, kuko umuntu ayikora rimwe gusa. Subscribe bikaba buri kiganiro azajya kibona. Birakwiriye yuko utarayikora ukwiye kuyikora kugira ngo tujye dusangira buri kiganiro cyose kinyuze kuri uyu murongo, dore ko twagira amahirwe yo kubona kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, turebe ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, ndetse by'umwihariko tureba inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, muheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.